Muraho neza, mwaramutse neza cyangwa se umugoroba mwiza mwese mudukurikira hirya no hino ku isi hose. Hano kuri IBTC Production Services turabashimiye cyane ko mudusura umunsi ku munsi. Mu kiganiro cy'uyu munsi nanone rero twakiriye abatumirwa batandukanye nk'uko mubimenyereye, abafatanyabikorwa b'ishuri, abanyeshuri, abatumirwa, abashyitsi, abayobozi, mbese twakira abantu bose. Nimba warakoze subscribe kuri no platform turagushimiye cyane. Tunashishikariza woje bwa mbere kubikora cyane. Ndi Daniel Byiringiro hano kuri IBTC Production Services kuri IBTC Film and Design School. Twakiriye rero umwari mwiza kuri kamera umeze neza. Ni amahoro. Mwatwibwira. Amazina yanjye niswe n'ababyeyi banita Nkundwa Console. Console. Umeze neza. Meze neza. Gute waje muri IBTC? Wageze muri IBTC gute? IBT School ukuntu nayibonye nyine nari ndi guscrollinga kuri Instagram. Umuntu ukunda gukoresha social media. Rero ndi guscrollinga nari maze n'iminsi nshaka nyine ahantu nakwiyogura nkamenya nyine ibijyanye na Illustrator. Ndi guscrollinga ndayibonye nyine mbona ibikorwa byayo nuko nayibonye nza kubaza. Ubu uzi kweditingisha Illustrator niyo wize? Kubera iki utize gufotora ko nabyo babigira cyangwa gukora imisatsi cyangwa gukora makeup cyangwa ibindi ugahitamo Illustrator ubwo ni igice cya graphic design kuko ari byo wahisemo? Illustrator impamvu ariyo nahisemo, buri muntu wese nyine agira inzozi ze. Ngewe impamvu nahisemo Illustrator ni ukubera ko nyine hano ku isi nyine dusigaye dutuyemo ibintu bijyanye nyine n'amaflyer, brochure, ibintu nk'ibyo ngibyo, social media marketing, ibintu nk'ibyo. Ku isi ryanjye nyine kandi urumva ko nibyo nahoze nshaka nyine kuziga nyine kubera ko nk'abantu nyine nsanzwe nzi nyine bo ku ruhande hari abantu nyine usanga nyine abantu bagira cash, barimo akantu. Bivuze ko harimo agafaranga. Harimo akantu. Niyo mpamvu ari byo wahisemo, ariko ni na passion yawe. Ni passion yanjye. Urabona umuntu wese hari ukuntu ujya ubona nko wenda nk'ibyo bya makeup nk'ibiki nyine ugasanga ntabwo byisangamo cyane nk'ibyo nk'uko nisanga muri Illustrator. Ubwo ku ishuri rero warahageze, bakwakire gute? Abarimu bakwigishije bakwitayeho gute? Eske uhageze nk'uko washaka kubyiga wabonye content wifuzaga cyangwa n'ibyo bikuri ku mutima byarahuye cyangwa? Cyane. Warumbarije ngo ukuntu nyine banyakiriye hano. Bwa mbere nyine nza kwiga nkimara guscrollinga naje kubaza nyine amakuru. Nkigera hariya kuri reception nyine baransobanurira nyine numva na service yaho nyine n'abantu bazi kwakira abantu neza kandi nyine n'uburyo babinsobanuriyemo numva nyine ari sawa kabisa. Hanyuma rero noneho bari kukwigisha Illustrator. Na mbere ko natuvuga muri make ibintu bibamo byapa n'ibiki, amarogozi, uburyo babikwigishije byahuye nk'uko wabyifuzaga? Cyane ntacyo nabashinja kabisa. Ngira icyo ubivugaho rero. Ese bakwigishaga mu Kinyarwanda, mu Byongereza, baragukubitaga wakerewe? Nyine turagenda twumve karase yawe ukuntu wayibayemo. Njyewe nyine impamvu nanabikunze cyane usanga hano nyine umuntu nyine aba afite umwarimu umwitaho ugasanga nyine ikintu icyo ari cyo cyose washaka nyine bagusobanurira. Ariko njyewe nyine kugira ngo mbyumve cyane nyine bakoreshaga Ikinyarwanda ariko ururimi rwa twese. Kandi wisanzuramo ubaza icyo utumva neza. Hanyuma tubwire rero ibintu wize, bwira umuntu waguha akazi. Ni nko kwimarketinga, ngiye nshoboye gukora ibi n'ibi kuko wabyize neza nkuko nabibonye hirya naza nkasanga uri bize ku mashini, bivuze ko kabisa. Kandi ikindi rindi banga twakwibira n'abantu bose badukurikiye muri industry ya editing cyangwa se muri industry zacu yaba creative industry, abakobwa n'abagore ku bintu bya editing babikora neza cyane. Bashobora kudakora byinshi cyane ako kanya ariko ibyo bakoze babifinyora neza cyane. Ngaho rero marketing.
murakoze. Ikintu nyine na invitation kubera ko muri Illustrator twiga ibintu byinshi, gukora amarogo, invitation, brochure, ibintu nk'ibyo nyine byinshi cyane, ibyapa, ibintu nyine byinshi cyane. ubwo amarogo ni ibya birango nk'irogo wanayikora nayo cyane. ubwo ni ibirango by'ibigo ku batatumva akoroga abantu benshi barazizi. Bagiye ku mashuri n'ibiki n'amakampani, business card, ibintu nk'ibyo nyine byinshi cyane. Ubusanzwe wigize ukurura amakuru ngo wumve amafaranga ibyo bintu wenda bahemba gute, cyangwa se nyine nk'umuntu akubwira ati nongwe nkorera icyapa, wigize ukurura amakuru ngo wumve amafaranga bakoreramo? Ntago nyine uracyari kwiga isoko muri make. ndacyari kwiga isoko, urumva ibintu ni step by step. Ariko nyine icyo nzi cyo nuko umuntu wanampaye amakuru yavugaga nyine ko bigira amafaranga nkuko wenda iyi kariyeri ni imyuga mishyashya abantu benshi batanamenyereye, kuko akenshi iyo tuvuze imyuga abantu bahita bumva gusuka gusa, guteka, ubudozi, nyine ya myuga ya kera tuzi. Ariko uramutse ujya nko muri Rwanda TVET Board hari urutonde rw'imyuga myinshi cyane bigisha, cyangwa se kuko natwe turi under ya Rwanda TVET Board, nyine hagiye havuka indi myuga mishyashya muri creative industry. So nk'intumbero zawe umaze kubigeramo, nicyo ugamije imbere hawe, ibi bintu wize ni ahaye, uzabibyazamo iki, ushaka kugira hehe, kurehangana iki? cyambere nyine nk'ibi ngibi cyambere, ubundi ntago nabivuze mbere, ariko nyine ubundi cyambere ibi ngibi ikintu bikumarira gufasha gufunguka mu mutwe, ariko n'ikindi kandi isoko nyine gutera imbere, nyine gutera imbere bigira ibiraka byinshi. Urabona nko mu makwe biki, hari abantu umunsi ku munsi bakora amakwe. Rero invitation urumvira invitation, save the date, ibintu nk'ibyo ngibyo, amarogo, amashuri buri munsi, urumva nyine ibyo bintu birakenewe cyane. Posters ni ikintu cya social media, nta guciye mu ijambo, digital marketing, ari ama flyer bapostinga kuri social media, nabyo birakora cyane. So kandi ni bigari, ni isi yose, bivuze ko utari enclave hano mu Rwanda ngo uzabikora, wabikora n'ahandi hantu hirya no ku isi. Hanyuma rero wabigezemo, ukoresha imashini, uzi imvune zabyo ukuntu bimeze. Noneho se tugira ikintu ubwira abakobwa ibintu nk'ibi ngibi ntago bita biza neza, hagiye mba bigoranye, biruhije, sa n'ubatinyura. Ikintu nabwira abakobwa, ntago nyine ikintu nyine uba ushaka ugomba kugiharanira, kandi ko nabibonye birakomeye, ariko nyine bitewe n'intumbero zawe ugomba kugikora kandi ukakigeraho. Mu yandi magambo bashirika ubwoba, ntago bashirika ubwoba kabisa, turashoboye. Kandi nyine uri kubona ko abakobwa aribo basigaye cyane bari kugenda bafata isi. Amafaranga asigaye mu bakobwa, ubivuge neza, ubihamye gutyo. Abadamu n'abakobwa basigaye bafite amafaranga cyane. Hanyuma wenda tugana no ku musozo, ni iki sinzi nimba warishyuriye cyangwa se hari abakwishyuriye, ni iki wavuga nko ku bantu nk'ababyeyi cyangwa se n'abavandimwe, noneho ugira n'icyo uvuga ku ishuri muri rusange, abarimu bakwigishije, ubuyobozi bw'ishuri, nuko wabonye nyine social imibanire n'abandi muri rusange ku ishuri? Nko mu rugo ugasanga umwana ahaye igitekerezo umubyeyi, nk'ibihugu bitaratera imbere neza, ukumva ngo nk'ino mirimo, urumva umwana w'umukobwa ngo ntago ngo nyine ngo yayikoraho cyangwa iki, nyine bakumva. Ariko nyine ababyeyi banjye yarababwiye, nyine barumva. Nyine ndabashimira, kandi nyine nshimira n'abarimu banyigishije, twabanye neza, serivisi ni zose kabisa, ntacyo nabashinja, mba ni abambere kabisa. Nshishikariza n'abandi ahubwo kuza, mba abarimu hano kabisa ni abambere. Merci beaucoup, twakira ishimwe ryawe kabisa kuri IBTC.
mbibutsa ko IBTC ni ishuri riherereye kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango wa 106 hano mu mujyi. Abantu baza ku cyicaro cy'ishuri twigisha gufotora neza, gukamera neza, gukora amadesign y'ibyapa nk'ayo konsole yize, kweditinga amafoto y'ibyo bita muri Photoshop, kubaka ama website cyangwa se n'ama social media, ariko akanaza n'indi service nshyashya cyangwa se product nshyashya imaze nk'umwaka itangiye gukanishi bwa moto. Gukanika moto ni amasomo wigira online, ukanayigira n'ukundi kwezi uri offline mu magaraje. Kimwe nuko n'ibyo byo kweditinga ama video, kweditinga ibyapa byose ushobora kubyiga online utavuye aho uri kuri telefone cyangwa se kuri mudasobwa, wanditse www.ibtc-e-learning.com. ayo masomo yose abahari. Hanyuma konsole kabisa vraiment turagushimiye cyane ko wizibye ibintu abantu benshi batamenyereye cyane nk'abakobwa. Intumbero za twavuga ngo tukwifurije ishya nirwe mu kazi kawe kandi bizatera imbere kabisa. Tugana ku musozo rero, ikiganiro burya haba harimo ibice byinshi, turedika, turinforma, tubaga muri media, ariko tukana entertaininga. Ubwo nkagira amatsiko, iyo utari ku ishuri wenda cyangwa se utari mu mirimo yo mu rugo cyangwa utari bize mu kazi, uri gukora iki? Niki kigushimisha? Niki kikugira bize? Nkuko nabivuze, ne social media nyine iyo ndi mu rugo niyo nyine mba nahaye umwanya ndi kureba utuntu hirya no hino, menya amakuru, ndi kuvumbura utuntu hirya no hino nyine. Ubwo nka za IG uburiho, za IG, za Twitter, za uvuze gutyo mutanibuke, ujya ugira igitezo cyo kuzajya ari benshi cyane cyane byambishiraho kabisa. Ma highlight kuri IG wansacinga nyine ukabona nibyo nkora kuri Instagram nyine ama highlight. Wakwemera kandi bagufollowinga ko natubwire ntunze ukoresha? Kuri IG nkoresha nkundwa. Okay, ubwo na W ubwo na TikTok uba? Hanyuma konsole kurya urya iki? Nyine twese turarya, ariko nk'ibi biryo wumva ukunda kabisa biramutse bibuze umaze nk'icyumweru utabirya wahita unanuka burundu, ni nk'ibi? Uko bibara nyine nkunda inyama tu. Inyama z'inkoko, ifi, iki? Zose pakora ari inyama zose. Ariko nyine ntago amafi ntago nyakunda cyane. Terwa n'uburyo atetsemo. Ubu se umuntu yatagiye yibaza ibiryo bya Kinyarwanda ujya ubirya? Ibiryo bya Kinyarwanda, ibijumba, imyumbati, amateke, imyungu, ibikoro, ibintu ibikoro cyangwa ibikoro ntabwo nabizi. Kubera nyine mu Rwanda se ntago nakubeshya ngo ibintu nyine ntajya njyana n'amateke ngiki, ariko nyine nk'umuntu w'umunyafrika nko mu rugo ntago nasanga nyine batetse imyumbati, ibijumba tuvuge, cyangwa ibirayi byo ndabikunda by the way. kuba birimo agafiriti cyane, ariko ibijumba nyine ntago mbikunda, ariko nyine njya mfa ko birya nyine tuko ntago ari ibintu byawe, ntago ari ibintu byanjye. hari igihe kuko abana abantu bakuru bo bikundira mwene ibyo biryo nyine, hari igihe bashobora kuba bafite na background mu cyaro babikunda, babizi ukuntu byari biryoshye. Noneho ibyo kunywa ntago byabura nyine ko babiteka. Ibyo kunywa by'ukunda iki? Unywa iki? Ibyo kunywa harimo ibice bibiri, hari boisson alcoolisée na non alcoolisée. Ubwo hari ibisembuye n'ibidasembuye. Buri mu kihe gice wowe? Njye ntabwo cyambere cyo ntago njya nk'ibisembuye. Ubwo ni ibidasembuye. Ibidasembuye kazi. Ni ibihe ukunda kunywa? Nkunda kunywa buri munsi cyangwa ikinyobwa wumva ukunda? Ikinyobwa nyine nko mu maresitora nkunda kunywa nyine coffee. Coffee. Coffee.
cyangwa milkshake. Ariko nyine mu rugo nkunda kunywa amata ndayakunda cyane. Ako ka kabiri wavuze ntago nanjye nkazi kandi kirazira kuva kuri mikoro udasobanurira audience ibyo ngo ni milkshake. Ibirimo ibiki n'ibiki? Vanilla harya n'iki cyane na strawberry cyangwa na chocolate. Hanyuma konsole kugira ngo tukurekure tubwire ubundi nk'umunsi wa konsole ubuteye ute? Tuvuge nyine urabyutse none ugeze ugiye no kuryama. Njyewe nyine mu busanzwe nubwo musanzwe nyine ntago ngira ibitotsi byinshi. Ari ngiye nyine njya mbyuka nka 12:00 nyine biterwa ntago ngira isaha ngo ndabyuka ariko nyine ntushobora kurenza 12:00. Oya nyine isaha ndashobora kurenza 1:00. Muri icyo gihe rero ndabyuka kubera ko nyine nubaha Imana nyine nkunda gusenga ndasenga ibintu byose biragije Imana bicamo bigenda neza. Ubundi nkajya niba ari utuntu two mu rugo dukeya kubera ko mba mfite kuza ku ishuri akenshi kandi ntangira 6:00. Ubwo nyine ndeba akantu gatoya nkora cyangwa se kaba kadahari nta kibazo nabyo. Ubundi nkaza ku ishuri. Uzi udafashe breakfast? Ntabwo ujya mu gitondo? Ntabwo ujya mu gitondo? Reka nyine rimwe na rimwe ariko ntabwo mbikunda. Ariko nyine rimwe na rimwe nk'iyo niriwe mu rugo ntafite kuza hano nta nyine ndarya nyine kubera ko ubwo 6:00 ukajya ku ishuri? 6:00 nkajya ku ishuri nyine kugeza 9:00 ngataha ubundi gakomeza. Gusa witurira mu mibare ugataha ukagerayo 1:00. Biterwa na gahunda. Hari nk'igihe umuntu niba afite gahunda runaka. Iyo mfite gahunda nzijya iyo ntazifite. Ubwo dukomeze gahunda z'ijoro ukareba filime nimugoroba cyangwa ugateka nimugoroba no ugeze igihe uryamira utubwire. Filime ni rimwe na rimwe. Guteka nabwo ni rimwe na rimwe ntabwo navuga buri munsi. Uzi guteka se ubundi tukiraho? Urabibona ute? Oya umbareka mbwire ubundi umuntu wese bavuga ufite nk'imyaka mbese ufite imyaka nyine y'ubwenge ugomba kuba uzi kwitekera kuko hari situation yagera ugomba kuba wakwitekera. Mu rugo rw'Abanyafurika ugomba kubizi kabisa. Ikintu uzi guteka ni ikihe cyane kurusha ibindi? Njyewe nta n'ikintu ntazi guteka ariko nyine igitoki cyanjye cyo kiriye kabisa akumva kabisa. Ariko nyine nukubera ko nkunda inyama n'inyama nyine ari nk'ukuntu njya mbivanga kumva bikamera neza. Abakameramani bose bagira inzara mbareba barihangana. Konsole rero turagushimiye cyane keretse imbari ikindi watubwira usoza ariko twishimiye ko witabira ubutumire bwacu. Hari ikindi wavuga dusoza? Ikintu nababwira rero ntago nabure mbwira abantu kuri kamera. Ikintu nababwira nyine mugane IBTC School. Nk'uko nabivuze nyine mbere hose bagira serivisi nziza kandi nyine icyo nyine ushaka kugeraho barakigufasha kandi ukabona ko bari kugikorana umutima ukunze. Hari nk'ahantu ujya nyine ukabona bari nko kukwikiza cyangwa se badafite ibintu nyine bitari ku murongo. Ariko muri IBTC School urahagera serivisi zabari zose ubumenyi ari bwinshi. Merci beaucoup mwakoze cyane. Murakoze.
ariko akaga kabaho rwose. Ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye ngo rekamo amafaranga ngo twongere dukodesha imyenda y'abageni ngo nawe yongera dufotore nkaho birimo kuba. Hanyuma se ubwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamicora? Suko kandi ubundi nakubwiye ntibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori. Sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha. IBTC uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema iti byiza bikeneye akanyuzo ituzanira IBTC production. Ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho aho ntabwo ashakisha. Ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga, urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose, egera IBTC production. Kimwe nawe ufite ibirori wifuza ko bitazibagirana cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo, nibavuga IBTC production uzumva ifoto ikeye yayinde yivugira iwabo wa graphic design na web design. Ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC production ni Kigali kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango wa 406. Wanahamagara kuri 0788558094. Ese we babasore bawe babona akazi bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ingaye. Murumuna we ati nge nyihera make nge muri IBTC kwiga film making. Ubwo uzi byabaye nyagucuruza amafaranga. Murumuna we wiyigiye umwuga ubu no mukire ni utunze imiryango ngo uzashobora hanza. IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango 406. Wanahamagara 0788554302 bitise ukajya ku rubuga wa3.ibtcfilmschool.com. Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora filime, nta watekerezaga ko byagera hanga hose. Ubu abari sohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa. N'abakozi b'amateleviziyo, niba rwiyemeza mirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigiraho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 na 0728 Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online.